Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru nibane namwe. Nejejwe cyane no kubasuhuza muri uyu mugoroba. Kandi ndabizi ko intego yacu ari uko Yesu avugwa neza, namwe aho muri umunsi ku wundi uko mudukurikira musangiye natwe iyi ntego yo kwamamaza izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Reka turirimbane indirimbo ya 334. Nuza kuyumva utaruherutse kuyiririmba cyangwa uruherutse kuyiririmba, wongere kumva ugize ibihe byiza muri wowe, wongere kumva hari impamvu zo gushima Imana ufite, kandi kuko gushima kurakwiriye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka turirimbe. Wa mutima wanjye we shima Uwiteka, mwa bindimo byose mwe mushime, njye mpimbazi izina rye ne kwibagirwa iby'Imana yankoreye byose. Imbabari ribyaha nakoze byose, n'inkizi ndwara zamugaje, inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba, ikampazi yiza bidashira, igikori byo gukiranuka gusa, n'abarenga mwikabarengera, icimanza ziboneye zitabera, kandi giri mbabazi nibambe, imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka tinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be. Uwiteka ntiyatwitura ibihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nk'uko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi agira zingana, ibuvazuba n'iburengerazuba, dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu, turamuhimbaza. Ibuvazuba n'iburengerazuba, dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu, turamuhimbaza.
nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Imana yacirigirira abantu bayubaha kuko izi neza ubukene bwacu n'intege nke, iz'ubugingo bwacu ko butarama buhwanye n'ubwatsi bushiraho, ntibutinda sinka za mbabazi zayo, zo ntizizashira iteka ryose, iz'ubugingo bwacu ko butarama buhwanye n'ubwatsi bushiraho, ntibutinda sinka za mbabazi zayo, zo ntizizashira iteka ryose. Uwitonde isezerano ry'Imana, niryo ryakomejwe n'amaraso ayo Yesu mwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse. Niwugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mw'isi no mw'ijuru, Imana izamwereka imbabazi zayo n'umurava no gukiranuka, niwugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mw'isi no mw'ijuru, Imana izamwereka imbabazi zayo n'umurava no gukiranuka.